Yeah, abasenga musenge. Guys, ibintu bihinduye isura mama uru n'urwango full. Reka nze mbabwize ukuri kw'Imana yo mu ijuru. The Ben afite umujinya wa danje. The Ben yarakaye. The Ben Tiger igisamago cyarakaye. Wallahi nkubwize ukuri. Nimba mutabibona ngiye namaze kubibona. Ibyo byose ngiye kuko ibiboro ndabizi bro. I've been in this game. Igihe gikinini cyane gihagije. Something crazy is about to happen. It's about to go down. Ndababwiza ukuri imbere y'Imana. This shit is going to get ugly. Ndavuga umwanda. Reka nze mbabwize ukuri. Yo, twinjiye muri beef ya Drake na Kendrick Lamar 2.0. Obete ni beef Drake Kendrick Lamar 2.0. Ngiye kubasobanurira impamvu. This is crazy. Tiger aga posting not like us. What do you mean, bro? What do you mean not like us? Not like us indirimbo yasenye kariyeri yande. Kariyeri ya Drake. Nyuma yuko not like us droppings. Kendrick Lamar mukuse not like us. Drake asigameze ng'ikiro ry'imigari mu ahantu hose. Nagakiri Drake. What does the pen maswara iki? The pen maswara iki? Abantu mureba game mutangire musenge. Tangire musenge. So nakindi ndenza utu. Reka nzababwire rero bisobanure neza kuri biboro bimeze. Ino game ndayizi kuri level kuko nijyo yihimbiye yose. So ndabizi neza byose babizi byo giye kuva mu butega amatwi byo giye kubabwira. So impamvu amaraso agiye kumeneka mbere ko n'icya gitaramo cya New Year Groove kiba amaraso agiye kumeneka kandi njye nababwiye no kwikwiba ati gute mbere ko ngira kuri ya conference mwabonye barimo basoma bahaginga abantu benshi bavuze ati no conference noneho igiye guhuza Bruce Melody na The Ben biyunge abantu twabafana bari bashyize hopes zabo mu kirere abantu bati noneho bagiye kwiyunga ariko sha umva ukuntu ngira ngo mwarabonye bahuriye kuri stage gose umwaza yambaye bakubise bambaye ibintu bari bambaye ntabwo cyaka kubyitaho byenda yabo muri garagaza nk'abastar ko bari bambaye niko bari bambaye ibyo ntabwo bindeba nabonye abantu benshi bagira utugambo goko gure ibyo ntabwo bambaye ibyo ntabwo bikureba abastar bambaye uko bambara abastar ntabwo bambara nk'abantu basanzwe abastar ashatse cyane kwamba nigurira kagenda bro no mustar ibyo ntabwo bikureba so ibyo reka tureke batangiye ngo bahindutse inshuti batangira bagira nange ndirimbo yawe ndayikunda nange umuziki wawe ndakunda ndakwemera bahaginga shushu sheri bageze aho batangira gute gusa nk'abarakaye ngira ngo conference ko mu byibuka agiye kurangira basa nkaho ahubwo iyo hataza ku bantu iyo bongera nk'indi minota 10 bari gufatana mu maboko ariko murabyibuka kandi naho byageze umwe agashaka kuvuga ati ntago namahaga sinago hahaga bigeze aho nyine bitangira nyine biragira bahage mahaga bireka tubireka conference rangira mwibuke ko bavuze yuko buri umwe azasohora indirimbo izo ndirimbo rero bari ku gitaramo niyo groove uyu mwaka nyine The Ben yatumiyemo Bruce Melody kiba kutakiyambeza kwa mbere ntago mvuga izina ry'iyo ndirimbo Bruce Melody yasohora indirimbo ye ijya hanze ni indirimbo nziza ariko akantu kamwe ari nako kana ngiye kuvuga ati akagiye guteza ibibazo kandi muzamubona mu mashusho Bruce Melody yagaragaye arimo huha imisatsi y'umuntu yakoresheje mu mashusho uwo muntu asa nka Ben yamukoresheje ameze nka Ben ikiroso ni nka Ben ibintu byose imyambare n'ibiki byose ablowing umusatsi uvaho uruhara rugaragara ubwicyo ashaka gusobanura sinkizi ariko ngira ngo buri iyo ohereza ubwira wumva ntavunika ubwo nyine ubutumwa yarabwumvise kandi ibi ngibi nibyo bigiye guteza ikibazo Bruce Melody ashobora kuba yarazinga arimo arakina ariko ashobora kuba yarateje ikibazo gikomeye cyane kuko ndabizi mvana ari amateshwa n'ibiki byose by'ubugoryi ngo ni press conference n'ibiki byose nibyo bavugaga biriya byose bita biba impfabusa iyo usuzuguye umugabo cyane cyane ukabishyira mu indirimbo izaho rirebwa n'abantu benshi cyane kuri Rosso nicyo gihe rero nanjye ndakeka yuko Bruce Melody ashobora kuba yakoze ikonsari strategique kandi agiye guhanirwa akaba ariyo mpamvu The Ben yavuze ati enough is enough murabyibuka ko bita Kendrick na Drake bahereye muri 2013 bashondana ubita Drake buri gihe akajya dissinga indirectly Kendrick Lamar biza kujya Kendrick Lamar avuga ati enough is enough avuga ati brother ngwino muri London turwane bigaragara so byatangiye kuva kera mu magambo aswa imbere y'Imana kare kantu Bruce Melody yakoze ni nko kuvuga ati none intambara atangiye Tiger kuvuga ngo agapostinga ntuza yindirimbo agiye gusohora yangiza kandi hejuru ngo
not like us. Kuri nje ni ikimenyetso cy'uko Tiger ibintu byo gukina yamaze kubivamo, ibintu byo gukina byo kubembekera yamaze kubivamo. Nimba yavuze ati not like us, akabari indirimbo senye kariyeri ya Drake, amushwa ko bita Tiger mategura indirimbo ibyo ari byo byose niko ngiye kuko game ndayizi ndayanari igiye gusenya kariyeri ya Bruce Melody. Ndabihamishe ndimo ndatekereza yuko iyi ni hint yuko Tiger agiye gusenya kariyeri ya Bruce Melody mwese mureba, kandi buryo arabikora mu buryo mudasanzwe muzika rikabikora nkuko Drake expectingaga nuza kamutamo hardcore hip hop this ariko bakahita bamukubitamo nuza West Coast Pop Princess nkuko muri Euphoria obita Kendrick yaburiye Drake ati Claudie nuja deeper mu bya family ati don't talk about family Claudie. If you talk about family Claudie, someone in your family is gonna breed Claudie. Ati nuja ati ndakuoninga nukora ibintu by'ubugori you will get punished. Kandi uzicuza impamvu wakoze ibyo bintu ibyamuhaye mwaribonye. Ataka sisha ni gute ngo tureke ino Canadian ino nigayo muri Canada itume Tupac yigaragura muri grave mu gituro. Niyo kuvuga ati tureke no mukatasi ino Nyagasozi y'Ikanombe, Nyagasozi y'Ikanombe yahereye ni mu muziki tuyireke ikomeze uburyo muri 2026 koko cyangwa igihe kirageze tuyisoze igende isubira Ikanombe gukora kwishanze nkuko yabikoraga mbere kuko umuziki yarawangije. Anyway byaramunaniye kuririmba byaranze. Ibi bintu birakoraho umuntu muraba mureka kandi babwiye umusoja twise cyangwa nani we